Eminyawe nakafunze nuvuga ngo igihe cyose mwamaranye we mubana mugore n'umugabo nk'umugore n'umugabo ntabwo wigeze umubona nk'inzoga. Ntabwo muza nk'inzoga pe. Icyambere cyo kimbabaje nukumva ngo yanyweye cyo cyonyine kirambabaje. Ntabwo muzi yego. Umva rero ko yanyweye arenze akanatwara kandi abizi neza ko ari ibintu byabura kubabaza ntabwo kubicira uko nahisemo kwicecekera ndavuga ukereka ibyo bibanze birangire n'ibirangira ubwo dusoza rero ubutumwa uhamukeba wawe nubuhe inshuti n'abavandimwe bari bategereje gutaha ubukwe kubafunze nk'umugabo mwabanye mwabyaranye mukabanura muza arakuzi Slim Jesus. Hello Riana Gapome Kame uraho neza muraho neza amakuru kima ni meza uri burungi ni burungi kama yebazibwe Gapome ndifuza kukubaza ikintu ni Pastor Claude mu kiganiro Eminyawe papa w'umwana kafunze uramusura wari bwamusure urabizi ase niba warabimenye waramusuye cyangwa se urateganya kumusura ko yari afite ubukwe kuri 17 wabyakiriye ute kuko twarinize kubivuga ariko twabonye ibinyamakuru bimwe na bimwe by'amateleviziyo Rione yabivuga ubwo bitumye natwe tubivuga kugira ngo dutanga umucyo uko tubibona arafunze se ntabyo waruzi se ntabyo narinzi arafungiye Nyamirambo kuri station ya Rwezamenyo ya kuri brigade ya Rwezamenyo Nyamirambo yazize iki yazize ngo yatwaye yanyoye ntabyo narinzi ntabwo heruka kuvugana nawe se yose wavugisha umugabo w'abandi koko gutyo wowe se si umugabo wawe ntimwabyaranye umwana akaje kubaje kubitekerezaho kubitekereje ukabyegereza umutima yahinduye stati rero ntago wavogera umuntu yahinduye stati arasezerana mu irangamimerere mu murenge cyane kubafunze nk'umugabo mwabanye mwabyaranye mukabanura muza arakuzi urateganya kumusura kuri brigade biragenda biti ahubwo se aribwo mbyumvishije twese bamufunze ryari kuwa kane bikinge ntabwo mba mbizi pe ibintu nk'ibyo ndumva ari kuwa kane yafashwe ngo yari yanyoye atwaye imodoka nyuma bapimye rero basanga igipimo ngo cyazamutse cyuko yasomye kuri Manyinya hanyuma rero atabwa muri yombi si bindi nibyo ngibyo kereka hagira ibindi biri nyuma ariko nta bindi dukeka ibyatangajwe twumva mu itangazamakuru nibyo ese ko namuzanywa yego numva binanunguye ntabwo yarasanzwe nk'inzoga ntabwo muzi anywa pe mu rugo rushyashya rero nibwo yaratangiye kuvuga ati reka nsome kuri Kamanyinya hanyuma Gapome urateganya kumusura ubyakiriye ute ukimara kumva ko yatawe muri yombi afunzwe nk'umudamu mwabyaranye kandi mwabanye ubyakiriye ute urateganya gukora iki birambabaje rwose pe icyambere cyo kimbabaje nukumva ngo yanyweye cyo cyonyine kirambabaje ntabwo muzi yego umva rero ko yanyweye arenze akanatwara kandi abizi neza ko ari ibintu byabura kubabaza ntabwo amuzamo inzoga uvuze ko umaze iminsi mutavugana umwana bite kwiga kwiwe wavugaga ko umwana ntacyo amumarira ariko kandi nyuma yaho aho tubaga tumuganirije atubwira ko rwose ibintu bigomba kugenda neza wowe muri iyi minsi umwana bimeze bite
njyewe nabahaye umwanya kugira ngo bategure ubukwe bwabo neza yego hanyuma ibyo byose nibivamo nibwo nzamuhamagara tukavugana kuri ibyo uko nabonye ibyo nakoze batangiye kuvuga ngo nashakaga kubicira ubukwe ngo kubicira ubukwe nahisemo kwicecekera ndavuga reka ibyo bibanze birangire nibirangira ubwo nzavugana nawe aramutse aguhaye invitasiyo ese yaragutumiye cyangwa ntabwo yagutumiye yarayimpaye pe wari witeguye gutaha ubukwe cyangwa witeguye gutaha ubukwe nimbibasha nimba sinzi kubera iki Gapome kubera iki ntabwo mbizi ko nzabutaha kuko nshobora kuzaba n'ahari ariko mbaye imari nabutaha pe kuki uteganya kuzaba udahari ukavuga uti sinzi nako ni uko ku matariki yanditseho yamaye kereka nahinduka cyangwa ntabwo ushaka kubona umukeba yicaranye n'umugabo wawe ibyo rero ntabwo ariko mbyumva urabyumva ute nabutaha rwose umuntu yagutumira ukanga kubutaha noneho mu mbabazi z'Imana utekereje umuntu mwabanye mu gitanda mu nzu imwe umugore n'umugabo hanyuma uburyo yakwita ugize ibyo wibuka mu mazina yaguhamagaraga mu gihe mwari muri mu bihe byiza uyu munsi wa none nawe ari mu bihe bitari byiza arafunze urateganya iki gukora iki njyewe nzamusura ahubwo kumusura bisaba iki Yesu umwami Imana yanjye Yesu umwami Imana yacu twese na Gapome wacu ariko ibyo wavuze ni byiza nta kibi wavuzemo mama nari nabivuze nuko utabyumvise urumva abantu bakeneye kumenya nusoza w'ikiganiro uze kumbwira icyo bisaba igihe basurira ni ukuri ntabyo nzi pe sawa dusoza rero ubutumwa uhamukeba wawe ni ubuhe inshuti n'abavandimwe bari bategereje gutaha ubukwe ariko n'ubundi twizere kuko ntarirarenga amategeko agira icyo ateganya ariko n'imbabazi nazo buriya ngo imbabazi ziruta imbabazi ziruta ibitambo imbabazi ziruta ibitambo wowe ni ubuhe butumwa uhamukeba wawe ni ubuhe butumwa uha abantu bari biteguye gutaha ubukwe nkatwe twese ni ubuhe butumwa twese utugenera isi yose muri rusange basanzwe bazi Rukundo Emmanuel Nyawe nk'umudamu mwabanye ukaba umugore wiwe akakwita hari amazina bamwitaga hari yakwitaga ni irihe jambo abantu batwara irihe jambo uhaye ubutumwa nawe Nyawe mu gihe azaba yatashye azumva iki kiganiro avuga ati Gapome naramwumvise uburyo yavuze mfunze njyewe ubutumwa naho umudamu we ni ukumwitaho akita we kandi ikindi si byiza rwose uriya mwana w'Imana ntabwo yanywaga inzoga so numva rero atari byiza niba yanyweye ajya amubwira areke gutwara yanyweye ajya amubwira areke gutwara yanyweye igihe cyose bamaranye ntabwo yigeze uvuga ngo igihe cyose mwamaranye wowe mubana mugore n'umugabo nk'umugore n'umugabo ntabwo wigeze umubona nk'inzoga ntabwo muzamo inzoga pe ikibazo afite cyatumye nk'inzoga ni amasiteresi ubwo yagize amasiteresi atandukanye yiga gusoma atarabisanganywe hanyuma ikibazo kiravuka reka tumusabire Imana imugire neza kandi imurebere icyoroshye kuko Imana niyo ishobora byose hanyuma ijambo rya nyuma uragira uti icyo nsabira umudamu we amube hafi amukurikirane ati kandi ikindi mujye azaba atashye ntakemere ko atwara yanyoye inzoga Gapome tugushimire cyane urakoze cyane ni ukuri sawa turavugana nyuma y'ikiganiro urumva ko rero ndagutsinze uratsinze yisaba imbabazi wari wavuze ati ngo Gapome ari mu byishimo ariko uri kumva ko tuziranye arababaye cyane murazi urumva ko kandi nkubwiza ukuri sindakubitana iryera nawe oya erega uri umusaza mukuru kwa Nyawe sindakubitana iryera nawe nta jisho turahuza amaso nawe
ariko aranze kubera ko umugabo we Eminyawe yajyaga aza tugakora ibiganiro akavuga ati ngiye kureba Pastor Claude dukora ibiganiro. Eminyawe rero yabaye inshuti y'abantu benshi sinzi nimba arabonye ko yagize n'uruhare runini ubwo Skyto yafungwaga abibonye Skyto benshi bakazaga ngo Eminyawe n'utunye Skyto afungwa abandi bakaza ngo Eminyawe ahubwo ni uri gufasha Skyto barabibonye nyine ko yagiye afasha abandi bantu. Eminyawe wabonye yagiye agaragara mu bintu byinshi bitandukanye aho kugeza kuri uyu munsi hagiye kumva tukumva inkuru ngiye narabyumvishe ngira ngo nibihuwa abanje nje kubyumva kwa Godfather ariko bivuga ngo Godfather bivuga uriya nawe nibyashyushye nibiracitse none abivuze abantu benshi nibabivugaho nyine bite urumva Eminyawe no kuvuga ngo abafite ukuntu yabanaga neza narabanje hari uwitwa ubundi kuki wari waratinye kuvuga ko Eminyawe afunzwe urumva hari ibintu umuntu twarabanje tuvuga tuti ariko nashatse kwandikira ntuze wa mudamu wa Eminyawe wa Safi Madiba niwe nde bamwita Judith ukamwandikira umugira ngo kireze Judith nashatse kumwandikira hari abavuga ngo ni Judith ubifitemo uruhare urumva akaba ari wamufungishe hari abavuga ngo ni Judith wabigizemo uruhare abandi bati nundi mudamu nese Judith abari wamusindishije ako Judith wamubaza we mubaze nese Judith yakwitaba nta kibazo ni umugira neza ni umugwa neza niko bavuga muri Canada twinjiye muri Canada twumve wabo wari abantu batandukanye kubera ko byari byavuzwe muri social media mu minsi yatambutse bivugwaho Kamarade yari yabivuzeho ibya Judith ndetse n'undi mudamu wo muri Canada ndi bavuga ngo wamuhaye miliyoni n'igice yego hanyuma rero abantu baravuga bati ntabwo ari byo bati ibivugwa ntabwo ari ukuri hanyuma turebere hamwe twibaza tutese byaba ari ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri Judith afite umugabo w'umuzungu se afite umugabo w'umuzungu yaranabyaye ndabona umuzungu afite umwana umwana kabisa tore umwita Judith wa Safi Madiba mu bakire kazi yagiye afasha abantu benshi Judith yego buriya Judith yakoranaga na Samusure yego kuri cano iyo bita makuta barayifata allo